ibihe byiza kuri wowe ukurikiye Sostify TV. Tukaba turi mu mwanya w'ikiganiro nk'uko musanzwe mubizi, kikaba ari ikiganiro cyacu dusanzwe tubagezaho, akaba ari ikiganiro twibande ku buzima busanzwe bwa buri munsi. Ariko ntabwo dushobora gutangira ikiganiro cyacu tutabanje gusuhuza abantu baba badukurikiye. Hari abari mu majyaruguru, mu majyepfo, iburasirazuba, iburengerazuba, ndetse n'abari mu mujyi wa Kigali. Ariko ntabwo twakubagirwa abari hirya no hino hanze mu bindi bihugu by'amahanga. Hari abari mu bihugu by'Iburayi, abari muri Amerika, muri Aziya. Aho muri mwese turabashuje kandi tubifurije amahoro y'Imana. Reka tangire nanone kandi twihanganisha abantu bafite ibibazo batishimye. Turazi neza yuko hari abashobora kuba bababaye, abakeye bari mu bitaro kwa muganga, hari abafite ibibazo bigiye bitandukanye. Aho muri mwese muve mukomeye kandi wumve yuko aka kanya niba utari mu bihe byiza, ariko ejo birashoboka yuko wazaba mu bihe byiza. Aka kanya rero ndi kumwe n'umutumirwa ikiganiro cyanjye, ntabwo ndibuze ko bandi ngenywe, ndi kumwe n'umukobwa mwiza cyane. Akaba ari umukobwa wagiye kutuganiriza akadusangiza bimwe muri experience y'ibyo ndi bumubaze nashaka kutavuga aka kanya, ariko ndizera neza yuko biri buze gufasha benshi mu badukurikiye, kandi ndizera neza yuko wowe uri buze kudukurikira ikiganiro kiri buze kukubera cyiza cyane. Reka nangire nakira umutumirwa wanjye turi kumwe muri aka kanya. Nkuko nabibabwiye, n'umukobwa mwiza yitwa Daniella, ariko nawe ashobora kubibwira ni umuntu mukuru. Daniella, turwaye ikaze kuri Sostify TV. Murakoze cyane. Yego, watangira wibwira abantu badukurikiye? Nitwa Daniella, umukobwa ugiye mu Rwanda, nkurira no mu Rwanda. Ibindi turabimenya mu gihe kimwe. Daniella rero nk'uko abibabwiye, n'umukobwa akaba nk'uko bitubwiye yaravukiye mu Rwanda. Nk'uko mubona ko nyine ari umunyarwandakazi. Ese hari ibintu bajya bavuga ngo abanyarwandakazi ni beza, surtout n'abanyamahanga bava hanze iyo baje akenshi bavuga ko abanyarwandakazi muri beza. Nawe uri kubibona? Njyewe bitewe n'ibyo njye nabibonye, mba mbona hari ubwiza burenze kuba biri physical. Abanyarwanda bagira ikintu cyitwa cy'ubwitonzi na calmness n'umutuzo, ku buryo nyine iyo umuntu amubonye ababona ari mwiza regardless y'ukuntu ayaba asa ku isura, ariko kubera kwitonda, isuku n'iki byose bigatuma nyine agaragara nk'aho ari mwiza cyane. Yego. Daniella rero nkaba nishimiye yuko tugiye gukorana ikiganiro, kandi nkaba nizera yuko ikiganiro tugiye kugirana kiri buze kuba ari ikiganiro cyiza, kiri bugire abantu gifasha, kikagira wenda hamwe kibakura, kikagira naho cyabageza. Kandi ndagushimiye kubw'umwanya wawe uduhaye kuba tugiye kuganira. Reka nibuse rero, reka dutangire ikiganiro cyacu. Ndabizi neza yuko ufite nosiyo ku bintu bijyanye n'itangazamakuru, kandi ry'umwuga nk'umuntu waribyize cyangwa se uryiga. Nagira ngo mbere aho ngaho, urabona itangazamakuru ry'iki gihe ririmo saga nyinshi, ririmo ibibazo byinshi, ariko ntatinya no kuvuga yuko biterwa n'uko ryiga n'umwuga wiganzamo kenshi n'abantu baba batarabyize. Abantu benshi bashobora kuza muri uwo mwuga bitewe wenda no kuba bakurikiyemo indonke runaka, amafaranga runaka. Ariyo mpamvu usanga bamwe na bamwe batazi ethics z'itangazamakuru, ari nabyo bituma amakosa aba menshi mu itangazamakuru. Ese wowe nk'umuntu wanyuze mu ishuri kandi ufite base ku itangazamakuru, nk'umuntu waryize uziho ibintu byinshi, wowe nk'amwe n'abantu bamufiteyo experience yo kuba wenda hari icyo mubizeho mu ishuri, wowe ubibona ute ubwawe? Itangazamakuru ryo mu Rwanda especially, navuga ko abantu benshi babirimo ntabwo ari abantu babyigiye, ni abantu nyine bagiye babikunda, nyine bagenda babyisangamo. Ariko ibyo biteza ikibazo ahantu hanini, kuko usanga hari indangagaciro nk'umunyamakuru tugomba kuba dufite. Ugasanga wa muntu wabyisanzemo atari ukuvuga ngo yarabyigiye cyangwa se iki, cyangwa yagiye no guhugurwa kubera ibyo, ugasanga nyine ari gukora amafuti menshi. Hamwe usanga bari kwinjira muri personal life y'umuntu atagomba kugeramo. Nkatwe abanyamakuru ibyo ngibyo ntabwo tubyemerewe. Tugomba, niba turi gushaka amakuru, ni amakuru twemerewe gutanga. Ntabwo tugomba kwinjira umuntu mu buzima bwe ngo dutange ibintu bitari ngombwa, kumva. So rero akenshi usanga abantu babyica ari abantu batabyigiye cyangwa se iki. Biba byiza yuko niba wumva ukunda ibinyamakuru ukaba utarabyigiye, ukaba uri kubona nyine uri kugenda ubusatira, njye nakugira inama yuko ugenda ukihugura. Hari kose z'amezi 3 umuntu yatekinga kugira ngo agire icyo abimenyaho, ariko nanone amakosa menshi abanyamakuru bakora abahesha
abahesha gukora neza kwa ko babyigiramo ariko nanone akabahesha n'icyo baba bari gushaka aricyo amafaranga. Rero niyo mpamvu nanone ntabwo nabwira umuntu ngo ntuzabukore kwa kutabwiriye, ariko nanone niba uri kubukora umenya ati ni ibiki ngomba gukora ni ibiki ntagomba gukora. Ariko nyine biba biri interesting no kubibona kuko akavuyo kabaye hari abantu gakurura nyine, hari abantu gakurura bakajya kukareba. None se okay, ndamutse wenda mereye kuri icyo ngicyo usorejeho aka kavuyo nyine kagaragara mu mwuga w'itangazamakuru nyine ubwo kaba gakenewe. Niba rero hari abantu gakurura katira gatuma baza, sintekereza ko aho ngaho urumva nyine nabwo ku rundi ruhande byaba ari na byiza. Ku ruhande rumwe ni byiza kubera ko abanyamakuru ikintu cya mbere ni uguhereza abantu amakuru. Yego. Rero ibyo tuba tubahayemo amakuru ni ibintu batazi, ntabwo ndi buguha amakuru y'ibintu uzi, ndaguha amakuru y'ibintu utazi. Uburyo ndi butangemo nibwo buri bube bubi, ariko nanone ayo makuru arakenewe ko tuyamenya. Niba umuntu ari kwitwara nabi, niba umuntu yakoze ikintu kibi, niba umuntu yitwaye nabi muri sosiyete, ni ngombwa ni ngombwa yuko njye mbimenya nk'umuntu usanzwe w'umuturage umufana cyangwa umukurikira. Ariko uburyo ndi bubitangamo nk'umunyamakuru nibyo biri bugenge kumenya niba ibintu ndi gukora ari byo cyangwa ndi kubikora nabi. Ariko nabyo biba bikenewe, ariya makuru aba akenewe. Nose ko ahanini hari igihe usanga nubwo wenda abakeneye kuko nibyo mwitangazamakuru nyine ko kamaro karyo nyine gutangaza amakuru, ariko by'umwihariko reka duhere muri kino gihugu cyacu hano mu Rwanda. Uyirebye saga akenshi cyane zikunze ko ubundi ibi zisaga turi kubona nyinshi mu itangazamakuru, urabona koko zari zikeneye koko niba koko ari byo nk'uko bivuze mu gutanga amakuru nibyo, ariko si koko ngewe ariko nko ku giti cyanjye hari ibyo mbona nyine birengereye. Ahanini natinya no kukubwira yuko mbona hari ikibazo kiba. Ubundi tumenyereye yuko imyuga icyo bita nyine umwuga, akenshi umwuga uzarebe n'indi myuga isanzwe ntabwo nta muntu ajya gukora umwuga atize. Tuvuge nk'urugero nk'umwuga wenda wo kubaza, ntabwo ntekereza ko umuntu yabyuka mu gitondo akatajya gufata ibikoresho byo kubaza akabaza. Sintekereza yuko wabyuka mu gitondo ukatugenda ukahita wubaka inzu runaka ukayizamura. Niyo wabigerageza ntabwo iyo nzu yamara kabiri. Bisobanuye yuko kugira ngo umuntu akore umwuga kandi uhamye bisaba yuko hari base runaka aba ufiteho kandi ari ibintu yigiye, sibyo? Ariko uyu mwuga w'itangazamakuru kuki ari we mwuga mbona ukorwa na buri muntu wese ubonetse uwo ari we wese? Ese mwebwe n'abantu baba barafashe igihe mukajya kuryiga nta mpungenge mubibonamo ku mwuga cyangwa ubona nyine nta kintu bitwaye buri muntu wese ari umwuga akwiye kuza yisangamo ukabonye? Kuko ahanini ngiye mbona n'amakosa aho ngaho ariho asa nk'aturuka. Njyewe ntabwo bimangayikisha kubona umuntu aje akajya mu mwuga w'itangazamakuru, ntabwo bimangayikisha kuko amakuru ahari ni menshi cyane. Njyewe nk'umunyamakuru hari ahantu ndi bugere, hari n'aho ntari bubashe kugera, ariko undi naza araba ari bubashe kugera aho handi. Ikintu kimwe kimpangayikisha ni uko abantu bazatangira kutizera amakuru dutanga kubera ko ubuziranenge bwayo busigaye bukemangwa. Umuntu abona ikintu hanze akavuga ati ubu nicyo ubu sicyo, nyine akumva ntago amakuru dutanze ari reliable. Kandi twe nk'abanyamakuru amakuru tuba dutanze akenshi wabyigiye amakuru ubusanzwe aba ari reliable, ariko hari wa wundi uza akabyisangamo agashaka gutanga ibintu just kugira ngo akwize ibihuha, bigatera rero abantu bari hanze aha ngaha abo tuba dushaka guhereza ayo makuru, abo twishimira kuganiriza no guhura nabo, ntabwo bakibyishimira kubera ko babizi yuko hari igihe turi buzane ibihuha, hari ibinyoma biri buzemo, hari ibintu bibi byinshi biri buzemo. Ariko ntabwo ari ibintu abantu b'abanyamwuga tugomba gukora. Uyu mwuga rero ikintu kiwica ni uko ntabwo ari umwuga ugoranye cyane. Ubu ngubu bisigaye byoroshye. Mbere wagombaga kuba ufite kamera, ufite station, ugombaga kuba ufite ibintu byinshi. Ubu ngubu ikintu wagombye kuba ufite ni ukuba ufite telefone n'amamega yawe, bikaba birarangiye. Uyu mwuga wawukora niba ufite telefone ukaba ufite n'amamega, uyu mwuga wawukora nta kibazo ufite, kuko uragenda posting kuri YouTube, openinga YouTube ntabwo ari ibintu bigoranye. Uragenda opening Instagram, opening Twitter, amakuru arashishikanya hariya ahantu hose. Rero ntabwo biri bugoranye. Rero kuko bitagoranye abantu bumva yuko wabikora uko ubonye kose. Ntabwo bashaka understandinga yuko
kuba ndi umunyamakuru, kuba ngiye gutanga amakuru, ngomba kumenya ngo ni iki ngomba kuvuga n'iki ntagomba kuvuga, kuko ibintu byose ntabwo ari ngombwa yuko bivuga. Ariko nanone ntabwo nabwira abantu babyigiye ngo muhangayike cyangwa mbuze abantu kubyigira, kuko nanone ni byiza kuba warabyigiye, kuko hari sense of security ugira iyo ufite ubumenyi. Ariko nanone hari ikintu tujye tuvuga cyitwa TMI, yitwa too much information. Too much information rero ntabwo ari nziza. Hari information ukeneye, hari n'information ntagomba gutanga, kuko nanjye ubuzima bwanjye ndabuzi, nshobora kuza aha ngaha nkavuga ibintu byose by'ubuzima bwanjye, ariko ni too much information abantu bose badakeneye. Ntabwo ari buri muntu wese ukeneye kuyimenya. Ndavuga ibintu biri ngombwa, ibintu nkeneye kuvuga n'ibyo ntakeneye kuvuga mbibike. Nawe ni kubigenza, buri muntu wese niko agomba kubigenza, akamenya ngo there is a limit kuri information ndi gutanga. Too much of everything biba ari bibi. Twari dutangiye ikiganiro ngira ngo nyine nk'umuntu nzi neza yuko afite ubumenyi runaka, maze numve ikintu atekereza kuri uno mwuga w'itangazamakuru, kuko nk'uko nabibabwiye akaba ari umuntu ufiteho base runaka cyangwa se wabyigiye mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Reka noneho ngire kuri icyo ngicyo yari asorejeho cya too much information, ariko ntabwo njye muri too much information, ariko mu buryo kugira ngo tuganire, kandi wenda ntekereza ko hari abandi bantu bibufashe. Uyu mwuga w'itangazamakuru ku mwana w'umukobwa ubona gute? Ese ni umwuga uboroheye abakobwa cyangwa ni umwuga ugomba kuzamo abahungu benshi, abakobwa bakaba bakeya? Kuko n'ubundi nureba ahanini usanga abakobwa ari bakeya paraporo y'abahungu bawurimo. Wowe ubibona gute nk'umwana w'umukobwa kandi uwukora? Ntabwo navuga ngo biroroshye nko kuwukora, ariko nanone sinavuga ngo abahungu bo babifite byoroshye, kuko twese dufite aho bitugoye. Hari ikintu cyitwa equality, abantu benshi ntabwo bajya bumva equality. Equality ni uko ninguha equality ni uko ndi buguhere, niba nguhaye ibikoresho n'uriya ndamuha ibi bikoresho, n'uriya ndamuha ibi ngibi. Ariko niba ari equity, ndaguhereza ibyo ukeneye n'uriya nawe nguhereza ibyo ukeneye. Rero most of the times usanga muri uno mwuga duhabwa ibintu bingana kandi dukeneye ibintu bitandukanye. Ariko njyewe mba mbona biragoranye kuwukora, kuko sometimes usanga ujya gushaka information ugasanga nuhajya hari indi sura abantu bari kubonemo, hari uburyo buri jeopardizing, niba ariko nabivuga, imyitwarire yawe n'ukuntu witwara muri societe. So biragoranye nk'umwana w'umukobwa kuba uri mu itangazamakuru, ariko nanone ntabwo tubikora kuko byoroshye, tubikora kuko bigoranye, ariko tuzi yuko dufite imbaraga zo kubikora. None se ahise agira igitekerezo cyangwa se ikibazo, ubundi we watangiye kwiyumva muri uyu mwuga ryari? Wakuze cyangwa ni ibintu wakuze ukunda, cyangwa ni ibintu wakuze ari ibintu munazamo just mu kubera uburyo bwo kumva ko ashaka ubuzima cyangwa se ashaka amafaranga? Wowe ni ibintu waje mukurikiye iki muri make? Ese warabikundaga, ni passion yawe, cyangwa hari ikindi kintu nyine gituma wumva wabibamo? Ntabwo nkubeshye nkubwiye ngo ni ibintu nakuze, ntabwo nakuze ngo ndi umunyamakuru. Ntabwo nabwangaga, ariko ntabwo bwari mu bintu ntekerezaga ko nzakora. Ubundi njye nakuze nakundaga psychology cyane, numvaga nzaba psychic, ariko nabyita. Gusa ubuzima nyine bugira ibintu biri tricky. Nageze aho nshaka kujya kwiga psychology and biba complicated. Bibaye complicated, ndicara ndavuga ati niba ntari bujye muri psychology, ni cyo kintu kindi nakora. Mfite umushuti wanjye magara mu buzima bwanjye, tubanye igihe kirekire. So niyo turi kwicara ndi kumubwira ukuntu nyine byanze, ahantu nashakaga kujya kwiga ntabwo byari biri gukunda ko njya kwigayo. Hanyuma ahandi hantu nari nabonye iri bansaba ibintu ntabashije kubona, ndavuga ati nabikora ubu ngubu, like nkiga mass media. Arambwira ati rero nakugira inama yo kujya muri mass media, kuko first of all ufite imbaraga z'ururimi, niba ariko nabivuga, kuko niba abantu benshi baraza kubyumva, ntabwo nkoresha ikinyarwanda cyane, akenshi nkoresha icyongereza n'igifaransa. Rero nyine kuko izo ndimi zose mbasha kuzivuga, nkoresha ikinyarwanda, icyongereza n'igifaransa. Rero kuko mvuga indimi zitandukanye, arambwira ati ahantu byanyorohera ni kujya muri mass media nkiga ubunyamakuru. Noneho nangira kubyigaho nyine, kuko nari mfite option yo kwiga ubunyamakuru na education.
mfite umushuti wanjye nawe wundi ukora mu binyamakuru atangira kunganiriza uburyo nyine ubunyamakuru bugenda n'iki byose, ntangira kuzajya numva radio noneho nkagira ngo ndebe ese baba bameze gute, baba babayeho gute, nkareba n'abarimu ukuntu babayeho. Nabanje kuba umwarimu buriya like for aya nk'umwaka umwe wose nigishaga muri maternelle, ariko twicaranye na mwarimu buri bane yego nabayeho umwarimu. So ndabireba ndabiwenga mbona ndi more comfortable mu binyamakuru, niho binyoroheye kandi ni naho nisanga byoroshye. Rero mitajya mu binyamakuru ntabwo ari ibintu nakuze neza, ariko nyine uko ngenda mbubamo niko bugenda buba interesting, nkagenda niga ibintu bishyashya nyine bikagenda bindyohera. Haba hari ibintu byiza nko kugenda nyine uba interested bitewe n'uburyo uko iminsi ishira kugenda wiyumvamo wa mwuga, sibyo? Haba hari ibintu nyine wenda twabyita gute saba kureba ukuntu kuvuga ngo ni imbuto, ari imbuto aba waratangiye gusarura kuri no mwuga, cyangwa se wenda mu buryo bumwe cyangwa ubundi ukabona cyica ari nziza ku buryo uvuga ati wow, ahangaha amafaranga nabone ni ubwarimu, cyangwa se ikindi kintu runaka nagezeho kubera ubwarimu, kuko buriya tunakora ahanini kugira tunabeho kandi tunatera imbere, umuntu agire development mu bintu bitandukanye uvuye hano ujya ahandi. Ese waba wumva hari aho icyerekezo cyiza, wenda ushobora kuba utaratangira kubona amafaranga menshi dore ko utanabyemera, ariko se byuze hari ikintu ubona ari ficha yabyo nziza uri kubona? Yego, ficha mu binyamakuru ni nziza kubera ko hari information nyinshi, ikintu cya mbere. Icya kabiri, ntabwo ngiye kubeshya wisanga ahantu utatekerezaga ko uzagera mu buzima, kuko nkanjye nk'ubu ngubu hari ibintu bimwe na rimwe nisanga hari ahantu nisanga nkavuga ati iyo ntaza kujya muri bino bintu nari kuzigera ntandugiza ibirenge hano hantu. So iyi ficha yawe ni nziza kandi biri interesting, ntabwo ari ibintu ukora byo kuvuga ngo uri gukora gusa, urakora ugahavinga fan, byose biba birimo. Rero ibinyamakuru nyine mbabona hari ficha nziza. Ese reka abakobwa mu gihe imbogamizi nyinshi, wese ni n'umudamu, reka mubaze nk'umukobwa. Ngiye kubaza ngo ufite boyfriend nsanga zaba ari too much information, reka byore. Ahubwo ikintu ngiye kumenya, uramutse ukundanye n'umuhungu akakubwira ati ya bintu by'itangazamakuru byo guhera imbere ya kamera byo guhera wirukanga wagiye gushaka amakuru, no wabyemera wabireka? Ubwo twagiye mu tuntu n'utundi nyine. Mu tuntu n'utundi. Okay, ngira psychology ikomeye rero. Biragoranye kuba wambwira ngo ndeke ikintu utamaye impamvu yumvikana. Kandi yaba yiguhaye nayikubwiye. Iyihe mpamvu? Arakubwiye ati rero umukunzi wanjye sinzi ukuntu mwitana ahantu mukundana, akakubwira ati sinshaka ko ubikora. Kamubaza nuko kuvuga ngo ntabwo ufara kureka ikintu utazi impamvu, akaba yagusobanurira akaguha impamvu, akakubwira ati byaranze kujya kuri kamera simshaka, bituma uba umuntu uzwi cyane n'abantu benshi, abantu bakunda ubuzima bwabo buri private, urumva nyine akaguha n'izindi mpamvu nazi ngiye kuziga bajya mu isemba wakakaye. Nyine hari impamvu nyinshi, wenda impamvu yanayiguhaye akakubwira ati gutya. Impamvu nyinshi abantu bakunda gutanga kuko like ntabwo mbimazemo igihe kinini, ariko nanone ntabwo bimazemo igihe gito cyane ku buryo ntazi ko izo mpamvu zibaho. Hari impamvu ya privacy cyane ikunda kugaragara, aho umuntu akubwira ati njyewe nkunda ubuzima buri private. Hari abantu benshi b'abanyamakuru tuzi ariko ubuzima bwabo buri so private, tutazi ngo bigenda gute, bameze gute, bakundana nande, baraye he, banyweye iki, nyine ntabwo tubizi. Rero biterwa n'ukuntu wowe witwara. Njyewe mu buzonganye busanzwe ndabizi yuko ntago ubuzonganye buri so private, ndabizi ko tubanye igihe kitari gitoya, ariko inshuro ibintu nziho ni bike birabaye. Ushobora kunzi nk'amazina yanjye yonyine, ariko abantu benshi ntabwo bazi ngo nahahe, ntabwo bazi ngo mba ndi gukora iki, ese iyo ngiye mba ngiye hehe, ntabwo baba babizi kubera ko nyine nanjye nkunda privacy yanjye. Rero ikibazo ni kimwe, niba umuntu agomba understanding iki kintu, kandi n'abahungu bose ndabibasaba kugira ngo understanding. Niba ukundanye n'umuntu ukamukunda umusanze uko ukunda, niba waramukunze nyakumukunda nuko wamukunda. Niba warankunze wese wakunze ko ndi umunyamakuru, ukunda ko imvuga gutya, ukunda ko ngenda gutya, ukunda ko nambara gutya, wankunze gutyo, kuki ushaka kumpindura kubera ko unkunze noneho dusigaye dukundana? Ni ukuvuga ngo ntabwo wankunze njyewe, wakunze uwo wumva wampinduramo nitumara gukundana. None se wowe ntushobora kumuhindura? Kuko kana ahanini
mbona mushaka no guhindura n'aba boyfriend banyu. Niba abakobwa babikora ndabizi ko bahari, ariko njye niba nkubonye nkabona hari ibintu uri gukora ntishimiye ntabwo nabikora. Kitse nkweje niba uri comfortable kubikora ukambwira ngo ntabwo uri comfortable ubikora gusa kubera kubikora, nibwo nagusaba ati wambara ukabihindura. Ariko naho ubundi ari ibintu ukunda ukora bya buri munsi ntabwo nakubuza gukora. Niba naragukunze umeze gutyo nuko nyine nagukunze. Hari ikibazo tutatandukana nakubajije, nkunda kukibaza abakobwa benshi cyane abagiye baca kuri ino mikoro no kuri ino kamera, benshi nagiye nyibabaza urukundo amafaranga kuri Daniella bimeze bite? Hari uwo twaganira arambwira ati ubu udafite amafaranga nta kintu yazambasa. Mbajije impamvu arambwira kandi aramuzi ariko ntabwo ndi mukubwira, aransubiza arambwira ngo amafaranga niyo ya mbere, gusa umuntu ugukunda nta mafaranga agira atagukemurira ikibazo iki n'iki bimeze bite. Ndamubaza ati se kuki utakimukemura? Avuga ati oya nanjye ndaje ngo nakimukemura ariko ni inshingano z'umuhungu. Ndibuka ko yanciriye umugani na n'ubu ndacyawutekereza, ari nayo mpamvu mba numva nyine ngomba kuzabanza gushaka amafaranga kugira ngo nanjye ngire sheri. Kuko yarambwiye ngo gukunda gukunda ukennye ngo ni nko kwiruka wikoreye. Urabona umuntu uri kwiruka yikoreye ibintu byinshi ameze nk'umuntu utari kuva ahantu ari. Rero ngo gukunda ukennye ni nko kwiruka wikoreye. None wowe Daniella ibi navuze kamere kuri uwo mugani aguciriye, uwo mugani yaguciriye urumvikana kandi cyane. Nawe urabyumva? Oya njye nanjye ku giti cyanjye gukunda nkennye. Oya atari wowe ku giti cyanjye kubikora. Ntabwo uri kuvuga w'umukobwa, ndi kukubaza gukunda ari umuhungu ukennye ni kimwe, nanjye kuba najya mu rukundo nkennye ni ikindi. Nanjye ubwanjye sinabikora kuko birakonsoma. Ikindi kintu cya kabiri sibyo, umuhungu kujya mu rukundo akennye nabyo birakonsoma, kandi nta muhungu n'umwe nabigiramo inama. Kuko icya mbere umukobwa aza gusaba ko umusohokana sibyo, uzamusohokana. Azagusaba ko kuri Saint umuhereza akado, azagusaba ko kuri anniversaire umuhereza akado, azakubwira ati mama wanjye ararwaye wamfashije. Uzakenera kubikora, nutabikora azashaka undi muntu umukorera. Ntabwo ari ibinyoma, njye ndashaka kugira ngo twumve reality sibyo. Buri ikintu cya mbere nagiraho umuhungu uwo ari we wese ndetse n'umukobwa, niba ugiye kujya mu rukundo banza wumve ngo uri stable financially, mentally, physically, ahantu hose uri stable ku buryo utazagenda uri kwikoreza undi muntu imitwaro yawe. Ubu ni ukuvuga ngo wowe boyfriend wawe ari safe kuko wowe ndabizi uri financial umeze neza. Ubu boyfriend wawe nyine ubu ngubu aratekanye, we ntacyo agomba nawe gutekana. Aratekanye twaba turi kumwe turi gukora. Umva abandi bana Daniella we no mukunzi we wase. Oya ni kubera ko niba ntari stable uri kumva nawe atari stable, hari imitwaro yanjye ndi bumwikoreze. Rero bize kutugora kugira ngo dutere imbere, aho kugira ngo rero tugomba kwanza tukamakinga sure yuko turi mu rwego rumwe. Ntabwo kuvuga ngo njye ndashaka umuntu w'umumiliyoneri, nanjye ubwanjye sinzi umumiliyoneri. Kuko nshaka umumiliyoneri, ndashaka umuntu uri mu rwego rwanjye, umuntu nzavuga ati bitewe n'urwego ndimo ibibazo mfite ni umuntu wamfasha kubikemura, nawe bitewe n'urwego arimo ibibazo afite ni nawe. Ibaze gukundana n'umumiliyoneri akagira ikibazo cy'uko yabuze miliyoni imwe akakubwira ati wabaye umugurijeho, na wowe ntunagira n'igice, ubwo se byagenda gute? Ni ukugira ngo mwese muwe muri on the same level. None se ndikubwira ubwo rero niba bibaye ari uko nguko, ubwo yaba ari umumotari ku mumotari, umuyede ku mufundi, kuko nyine ubwo byaba ari rero. Kandi babituze umubwira ntekereza ko urukundo ugiye uko mbyandastanding nta nubwo ndi umu expert cyane mu bintu by'inkundo, ariko uko mba mbyumva nkoresheje IQ yanjye numva nyine urukundo ni ikintu kizana sibyo. Dushobora kuza aka kanya nk'urugero ngewe niba nshobora kureba Daniella nkumva ndagukunze, ntabwo nshobora kwita ku kindi kintu icyo ari cyo cyose, icyo ndabona uko gusa nagukunze. Ariko urumva niyo hajemo bya bindi byo kuvuga ngo ni level par level, urumva hari n'abantu benshi bazakunda uwo mukobwa cyangwa se bazaza bakagukunda, byabona akabona ntabwo ari level yawe, bikaba byatuma rwa rukundo rutabaho kandi wenda ari we wari umuntu wawe sibyo. Icyo gihe numva yuko byaba biri gutiza umurindi cyane ko abantu bazajya bakundana like nyine ko bafite ikintu bahuriyeho runaka cyangwa se bari kuri level imwe. Ariko buriya biranagora kugira ngo uhure n'abantu mutari kuri level.
Daniella ko nawe uri mu bakobwa bagoye ntabwo ari ibintu byo kugora none se nzahurira he n'umuntu tutari kuri level none se ubu ngubu reka tubwizanye ukuri sibyo ntabwo navuga ngo nanenga miliyoni sibyo sinyanenga rero niba nagiye muri fete nasohotse sibyo ninsohoka ntabwo nzajya muri convention cyangwa nyine hari ahantu ntazajya kumva hari naho nzajya kwa kumafitiye ubushobozi aho nzasohokera rero abandi bantu bafite ubushobozi aho ngaho nibo nzahasanga fete nzajyamo ni iz'abantu tuziranye duhurira mu kazi duhurira aha ngaha bivuze ngo muri iyo fete hazaba harimo abandi bantu nabo basanzwe bari muri iyo range ntabwo nzahura n'abamiliyoneri kuko ntabwo dukorana ntabwo bari muri sosiyete ndimo nk'aha hantu turi ntabwo ndi buhure n'abantu bari kure yanjye ni abantu turi kumwe turi muri iyo sosiyete none se Daniella abantu bakundana badafite amafaranga nk'uko wabimbwiye ngo wabagiriye inama bicare bashaka amafaranga ubwo mu gihe bizarangira babyaye abana babiho nabi nuko baza gushaka ushaka kubyara umwana ukamuzana mu nose umuntu mukundana ku kanya ngo umubyarana ega dumenye ko ni step siyo nibyo ndi kuvuga mukundane mutangire mushaka amafaranga hanyuma mubone kubaka urugo nose nyine mukundane mwashaka nose mwakundana abantu badafite akazi b'abashomeri ntabwo bemerewe gukundana gukundana n'umuntu mukundanye njye ntabwo nakubuza njye ku giti cyanjye igihe nzi yuko ntishoboye njyewe ubwanjye ntabwo najya gushaka undi muntu kugira ngo aze yongerewe nose Daniella reka nkubaze ikibazo ubu ngubu wowe sheri wawe ntabwo wamusohokana kubera yuko umuhanyije ubushobozi ntabwo ari iyo mpamvu icya mbere cyo ndashaka gukiriyaringa apu nta sheri mfite muri kino gihe ariko njyewe ikintu kimwe wakoze anniversaire cyangwa hari ikintu ushaka gucelebratinga cyangwa hari na advancement igihe nagize nagusohokana pe ntabwo nakanga kugusohokana nose reka nkubaze mba naguciye mu ijambo sibyo gusa ikintu kimwe ntazemera kujyana kwishyura kuri first date ntabwo wakwishyura facture njyewe muri kamera neza sinshobora ntabwo ushobora niba unsohokanye kuri first date ugomba kwishyura iyo bill kuko nose ubundi reka nkubaze be respectful reka nawe baze ngo ikibazo kimwe mu buzima bwawe ko ngana ko utari mukuru cyane ko utari n'umwana ni abakobwa bangahe babonye basohokana n'abahungu bakishyura facture ni bangahe abakobwa bishyuye facture uzi ni bangahe ndabazi urabazi rero ko mbana n'abantu tuteye kimwe simbizi gusa ndabazi abakobwa babwire sibyo njyewe ukuntu bigenda kugira ngo wishyure facture niba naje nkakubwira ati wanditse tugasohokana sibyo niba ari njye wabikwisabiye ni ukuvuga ngo ni nanjye uri bwishyure kiretse wowe wafarinze ko dusangira rebiyo tukayigabanya nibwo wakishyura ariko niba ni njyewe wagusabye kugira ngo dusohokane ni njyewe uri bwishyure impamvu nagusabye ngo ni njyewe wabitekerejeho ni njyewe wabipanze mfite impamvu nabipanze we ntabyo wari ufite muri gahunda ni umwanya wawe ngiye gutwara wari ufitiye ibindi bintu I have to pay that bill icyo cyo niba hariho umukobwa utabikora ndumva ntazi baratubwira abantu badukurikiye wowe udukurikiye tubwira mu bantu muziranye cyangwa se niba uri umusore ukaba udukurikiye cyangwa se uri igitsina gabo tubwire abantu mwasohokanye b'igitsina gore abishyuye facture ni bangahe n'abandi badukurikiye batubwire n'abakobwa mutubwire mumaze kwishyura facture zingahe uri kumwe n'uwo kuko njyewe icyo uvuze ndacyumva kandi cyakaba ari ikintu cyiza ku muntu w'intellectuel niba wasanze umuntu ukamusaba yuko musohokana ari wowe ubimubwiye kandi wenda uwo muntu iyo gahunda nayo yari afite ugomba kwishyura iyo bill ariko mbizi ahantu hakeya hake dushyize nko kuri pourcentage n'ibyarenga 0.05 ariko Daniella yatubwiye yuko ngashaka nko kwishyura bill umuhungu ibyo mbizi hake ariko wenda wabona Daniella urugero rwiza rw'abandi bakobwa wabona hari n'abandi badukurikiye bagiye kujya bishyura amabiri mu gihe basohokanye umuntu ariko se Daniella
kamubaza nk'iyo inshuti yawe yitwa Benigne ubona yakwishyura biriya Benigne ni inshuti ya Daniella ku bantu badukurikiye ushaka kuba mutamuzi ariko yakwishyura facture tubwire Benigne yayishyura ariyo bigusabye Benigne yakwishyura ndakurahiye ariyo bigusabye yayishyura atayishyuye namukonzora biragoye reka gusa muri dutegereze turebe ndashaka kuziyenza kuri Benigne nkareba ko azayishyura nayishyura nzatamenya kuvugisha nanjye nzakoresha uko nshoboye ko nzi gushaka trikera nzashaka trike nkoresha kujya ari ibinyisabira nabinyisabira nkabona arangaje we dukurikiye nzabibabwira ariko biragoye ibyo bintu ahanini mbizi hanze hari umuntu twigeze kuganiraho hanze aka experience k'ubuzima bw'abantu bo hanze urabona abantu aba nk'aba teenagers surtout nk'abahungu wenda kamubwire ku bahungu kuko wenda aricyo kigero naciyemo hari imyaka ugera muzi ubona aba bana b'abasore ukuntu bajya bagira gutya ugasanga nko muri vacances ukabona udusaha twa saa 10 bahise bahura bari kugenda bahura byatangiye ari umwe uje kureba undi mwakwita ugasanga bagazana ku muhanda akantu k'akagupi bari kuganira ahanini akenshi iyo bamaze gusa nk'abakorera n'udufaranga yuko batari twinshi hari ukuntu mwifata muri nk'abahungu ubwo ntabwo ari abahungu bose babikora ariko ni umwe mu rugero nyine rw'ubuzima umuntu acamo iyo akiri umujene akiri umuteenagers hari ukuntu abateenagers bagira gutya tukata twifata turi nk'abasore wenda nka batanu tukavuga ati reka dushaka ahantu tujya nko mu kabari runaka kandi aho hantu tugiye turasanga wenda nabo n'abandi bakobwa wenda nabo baje nk'uko nabo bari bonyine ugasanga ibintu byita ku joining ugasanga nabo twicaye kuri tablet nko gusangira hari n'abandi bakobwa nabo baje nabo bari bonyine umwe urishapa akagenda akagira ati nka joining sibyo yari kubwira ukuntu hanze noneho ahanini akenshi abahungu nabo babikora nk'ahangaha nko muri Afurika ariko nko muri Amerika yari kumbwira ngo abakobwa bashobora kwifata bakavuga ati tuvuge wenda ni Benigne nawe mushobora kwifata mukavuga ati reka tujye mu kabari runaka mukajya mu kabari runaka muri mwenyine mwagera rero Benigne akahita abona umuhungu akahita avuga ati uriya muhungu ngiye ndumva namukunze agenda akamwegera akamwaprocinga akamusaba ko basangira nawe wabona wawe sava bikagenda gutya urumva noneho bigizwemo uruhare n'umuhungu ariko abakobwa bo muri Afurika akenshi bamwe ndi kubwira yuko nko kuri bagiye kwadufasha rwa bill kuntu bisa nk'ibigoye ahanini usanga inshingano zisa nk'iziremereye ziri ku muhungu kamubwira muri Afurika kenshi ukuntu twakuze twamenyereye yuko ngende gutanga urugero rwo mu rugo icya mbere cyo twakuze twese tubona yuko umugabo abapapa bacu aribo bafite inshingano aribo bagomba gukora ibyo niwe ugomba kumenya ngo abana minervare yabonetse hari amafaranga yo kurya nyine niwe ugomba gukora amafaranga niwe uyazanye mama ikintu ari bukore aririrwa mu rugo atwiteho adusaba ibi njye mama wanjye yarakoraga none baracyakora na kwanjye bose barakoraga ariko niba hari ikintu gisaba amafaranga niba ari projet igiye gukorwa mu rugo umuntu wa mbere uri butange contribution ni papa uri butange ku rwego rw'uko niba hari n'intwererano igomba gutangwa ni papa uri butange iyo ntwererano mama arabimumenyesha papa yitange koko twamenyeye yuko umupapa ari we mu provider ari we ushinzwe ibyo bintu umumama we ikintu agomba gukora ni ukunecaringa urugo akamenya ngo abana bariye barambaye bakoze ibi ngibi ariko niba hari icyo ushaka amafaranga papa niwe uri byo kuyashaka niba hari crise papa niwe uri bwiyaranje rero niyo mpamvu usanga muri Afurika akenshi ariyo mpamvu bimeze gutya izo ndangagaciro twarazikuranye ni ibintu twakuriyemo dukora tubona aho tunyuze hose nibyo tubona rero biragoranye kugira ngo ubikuremo umukobwa w'umunyafurika umubwira ati nawe ugomba gutera intambwe nawe ariko hari abantu babikora hari abakobwa bamwe na bamwe batangiye kubikora ariko biragoranye mwebwe rero twabanye muva ko Daniella twaganiriye ibintu byinshi cyane kandi agira ngo buri muntu wese yakuramo ibyo bimufitiye umumaro agiye mucisha hirya no hino kugira ngo kote zose nzikoreho twumve mu buzima busanzwe ese mu buzima bw'itangazamakuru uko twatangiye tubivuga ndetse tujya no mu buzima busanzwe mu buryo rusange y'abajene abahungu abakobwa bose turaganira ngira ngo
buri muntu wese ashobora kugira ibyo yakuramo kandi bishobora kumugirira umumaro. Reka mbabwire ko ikiganiro iki ngiki ari ikigaruka n'ubutaha, ndizere ko nitugukenera tuzakubona. Kandi tugushimire ku mwanya wawe. Ari abantu benshi cyane bifasha ibiganiro nk'ibi twiganirira, hari umuntu ubireba, hari nk'umujenikazi cyangwa se umukobwa ushobora kubireba akavuga ati niba Daniella yabikora nanjye nabikora, kandi ugasanga wenda biri mu inspiring aricyo bimufashije. Reka tugushimire nawe wadukurikiye, kandi wowe utarakora subscribe mu rwego ushobora kugenda kuri YouTube yawe mu telefone yawe ukandikamo ngo Sostify, ubundi ukahita ukanda kuri kantu kakazogera ureba, ubundi ugakurikira ibyo biganiro ukabireba, ugatanga like, comment yawe ibe nziza ibe mbi nta kintu bitwaye. Ukizima nuko icyo twakubwiye hari icyo wakuramo. Reka mushimire rero wowe twabanye, kandi nongere mbwire abantu babaye bafite ibibazo, abarwaye, abakene, abapfakazi, imfubyi, abari mu bitaro kwa muganga, mwese mukomeze mwihangane, utekereze yuko Imana ariyo nkuru kandi ariyo ishobora kugukura aho ngaho habi uri. Kandi nasoza nkubwira yuko imbere ni heza kurusha uko uyu munsi bimeze. Wakoze kubana natwe as usual. My name is Sostify.